igitabo cyo kuva igice cya 20 umurongo wa mbere kugera ku wa 17. Imana ibwira Abisirayeli amategeko 10. Imana ivuga aya magambo yose iti: ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, nkora abana gukiranirwa kwa ba se, nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza ku buzukuruza babo b'ibihe 1000. Ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugira ubusa izina rye. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu minsi 6 ujye ukora, ube ariyo ukoreramo imirimo yawe yose, ariko wa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko iminsi 6 ariyo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhuka ku wa 7. Nicyo cyatumye Uwiteka aha umugisha umunsi w'isabato akaweza. Wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugaragu we cyangwa umuja we cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Aya ni amategeko 10 Uwiteka yahaye Abisirayeli. Amategeko 4 abanza aragaragaza isano iri hagati y'abantu cyangwa se hagati y'umuntu bwe n'Imana ubwayo. Naho icyiciro cya 2 kigizwe n'amategeko 6 guhera ku rya 5 kugera ku rya 10, nagaragaza uko abantu n'abandi bakwiriye kumererana mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ubuntu nibusagambe mu bantu. Mugire amahoro y'Imana.